hano dutangiranye n'agatebo kari karimo kamanuka harimo uruhinja ruri kurira. Barakwereka hano hari umugabo n'umugore bari barimo baravurira ku gishanga. Ngira ngo abantu babaye mu cyaro ibi murabizi. Umugore yahise ava yirukanka, aza yirukanka ngo atabare aka gahinja kari kuririra mu gitebo. Nyagasani, uko bibona ni abakene, ni abantu bibera mu cyaro. Nyagasani, byagenze bite kugira ngo uru ruhinja barwohereze hano? Ndagira ngo kurikira urebe iyi nkuru. Ndagushishikariza kuza kuyireba mpaka ku musozo kubera yuko irimo amasomo menshi y'ubuzima kandi ndabizi iraza kukugirira akamaro. Nyagasani, umugore yaraje agera hano ku giti atangira kwifata kugira ngo aka kana kataza kumucika. Nyagasani, nuko umugabo wewe yanamufashe kugira ngo amazi atamutwara. Amazi ari hano ni menshi. Barangiza batangira guhererekana kana. Nuko umugabo ahereza umugore wiwe bari baje gutabara abangaba. Arangira amubwira uti gafate katamanuka. Bafata wa mugore batangira kumutabara kugira ngo amazi atamutwara. Amazi ari hano ni menshi, ari umuvumba w'amazi. Nyagasani, bahise bamufata barangije bamwicaza hano ku giti kugira ngo adakomeza akamanuka kubera yuko amazi yabaye menshi. Nyagasani, kumva umumama wari uri hirya yatangiye kurebamo abona harimo agahinja. Uyu mumama yahise amanuka vuba vuba yitegereje, agiye kubona harimo uruhinja. Nyagasani, reba ukuntu abakene bagira umutima mwiza, bishimiye akana batazi naho kavuye. Ndebera ukuntu bishimye. Nuko umugore aravuga uti Imana irakoze, mugabo wanjye Imana irakoze, nyuma y'imyaka 15 nta rubyaro dufite, Imana iratwibutse. Nyagasani, arangira avuga uti urakoze cyane Bikira Mariya mwiza, urakoze kutwibuka kuba duhaye umwana. Nyagasani, umugore yarishimye, yishima amarira arimo ibyishimo byinshi. Umugabo aramubwira uti ntabwo ndi kumva ukuntu umuntu w'inyamaswa yapata aka kana kakajugunya, aka kana k'akaziranenge kaziraga iki? Nyagasani, barakwereka sasa, batangiye kutwereka ukuntu byagenze kugira ngo uriya mwana agere hariya. Hano hari umugabo waje arangije yicara ahangaha yafashe agatebo, arangije akarenzaho ishashi harimo umwana. Hirya haturutse umugore aravuga uti Andreya wibikora. Uyu mugabo yitwa Andreya, ndakwinginze winyicira umwana wanjye wa mbere, umwana wa mbere tugiye kugirana. Ntabwo nshaka gusigarana akagahinda ko kubaho nta mwana mfite, ari njye wamwiciye. Nyagasani, umugabo arashaka kujugunya akana. Ni iyihe mpamvu yashaka kujugunya uyu mwana? Angira aramubwira uti ndekura, ndambiwe njyewe wora nkonsomwa n'uyu mwana. Nakubwiye ko nashaka ko tubyara. Uyu mwana niwe uri gutuma tugira ubukene bwose na krize. Ni ukubera yuko uyu mwana ari kudukonsoma cyane. Nuko umugore aramubwira uti oya, ntabwo mbishaka, sinshaka gusigarana agahinda no kubaho nitwa ko nishe umwana wanjye. Icyo ni igikomeye ntabasha kubana nacyo. Nuko umugabo aramubwira uti okay, ngiye kubyihorera, ariko uyu mwana nawe nshaka, reka tumujugunyemo n'ubundi. Ni hahandi nutamujugunyamo njyewe nzabyikorera. Ndavuze uti mujugunye. Umugore aramubwira uti uwo mutima sinawugira. Aramubwira uti nsigaye mpora mu bibazo na krize nyinshi kubera iki cyana cyawe. Ndavuze uti uyu mwana mujugunye. Ndagira ngo kurikira urebe. Umugore yanze kubikora, umugabo ashaka kubikora. Arangije umugabo aramubwira uti nzabivuga kangahe ko uyu mwana ubukene bwose n'amadeni turi kujyamo ari uri kubitera. Kuva wamubyariye reba ibintu byose tumaze kumugurira, arimo aradukonsoma cyane. Nibwo umugabo yahise ajugunya umwana. Ariko byagenze kuriya babitwibutsaga. Nuko abangaba bakomeje kuvuga uti ibyo ngibyo simbyitayeho, icyangombwa icyo nzi neza ni uko uyu mwana yaturutse mu ijuru kandi ngiye kumubera umubyeyi mwiza. Yo, reba ukuntu abakene bigira umutima mwiza. Nuko aravuga uti ubu ngubu Imana iradusubije, amasengesho yose twasabaga Imana irayadusubije. Nuko arangira avuga uti reka tumukure ahangaha, hari n'imbeho nyinshi kubera aya mazi ataza gutengurwa cyangwa akaza kurwara umusonga. Nyagasani, yo, barakwereka wa mugore yagiye kugenda amazi ahita aba menshi, arangije aramutwara. Nakubwiye ngo ahantu ntabwo biba byoroshye. Reba ahantu bari baroshye umwana, amazi yaramutwaye. Yo, nyamara uyu mugore yabaye intwari, yarwanye kuri uriya mwana paka kugeza ubwo bamutabaye. Umugore imyenda yanamucikiyeho ari kurwana n'amazi. Aya mazi aba ari menshi. Nakubwiye ngo ahangaha ni ku kiyaga, ahanga ni hahandi amazi
akaza gutembana neza akagutwara. Reba ahantu bari bajugunye umwana w'uruhinja. Nyagasani, umugore bamukuyemo barangije baramwikorera. Uyu mugore yarwanye cyane kugira ngo uriya mwana ubuzima bwiwe babukize. Umugabo we yakomeje kurwana nawe, akomeza kugenda amukurura kugira ngo amukuremo kugira ngo bamutabare. Nyagasani, ndagira ngo ukurikire unarebe. Ibi bintu ntabwo biba byoroshye. Baraje begera ahangaha bararyama bariruhutsa. Akazi bakoze ni akazi katoroshye, gutabara umwana mu mazi nk'aya ngaya y'umuvumba amanuka gutya. Wibuke neza bari barimo barifurira bisanzwe. Ni ukubera iki umugabo yafashe umwanzuro ukomeye nk'uriya wo kujugunya umwana wiwe? Ndakubwiye ngo birasi ibintu biba byoroshye, nyamara ngo umwana yaba konsomaga. Unyumvire nawe, kandi nyamara ntabwo ari uko bari babayeho nabi, ahubwo ni uko bangaga kujya muri krize nyinshi ngo z'umwana. Nyagasani, barangije bafata umwanzuro wo kujugunya umwana. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Iyi nkuru ndagushishikariza kuza kuyireba kugeza ku musozo wayo. Ni ukuri iyi nkuru irimo inyigisho nyinshi zo mu buzima busanzwe. Barakwereka hano abaturage bacu batoraguye umwana baje hano ku rugo rw'abakire. Nyagasani, baraza ndebere nawe kuntu abaturage bigirira ibyabo. Bageze hano imbere y'igipangu babura aho basonera. Nyagasani, nuko wa mugore aramubwira uti buriya se hari abakomangira? Nyagasani, ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umugabo aramubwira uti reka tuhegere, reka tuvugiremo. Umugabo arangije araza aravuga uti yewe mudufungurire. Nyagasani, umugore abyitegereje aravuga uti reka dukandeho. Bakanzeho bumva biravuze. Ziko wabona ariho twari bukande. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Nta nubwo bazi gusona ku gipangu. Reba kuntu byabashimishije. Nakubwiye ngo abakene nta mutima mubi bigirira. Nyagasani, bahagaze ku gipangu. Nuko umugore arungurutsemo agiye kubona aravuga uti mana yanjye, ziko urugo ari abakire. Mana yanjye, reka nze nitunganye bataza kuritunyuzamo. Nyagasani, ndagira ngo ukurikire unarebe. Barakurika sasa uwasohotse ni wa mugore wataye akana. Nyagasani, nuko arabwira uti ni mwebwe mwari murimo murakomanga? Nuko wa mugore aramubwira uti yego ni twebwe. Bari baturangiye runo rugo rwanyu, batubwiye yuko mukeneye abantu bakorera amasuku. Twe rero ibintu byose turabikora, turahinga, yewe turanasarura ibintu byose. Akazi kose uri bushaka kudukoresha turaza kugakora, twiteguye kugukorera mabuja wacu. Nuko uyu mugore ari we Veronica ahita ababwira uti nta kibazo, akazi karahari, gusa akazi mfite hano mu rugo rwanjye ni akazi k'abagabo. Nyagasani, nuko umugabo ahita yishima cyane uti ndahari. Nuko umugore aramubwira uti gusa ntabwo nakemera kuba umugore ufite n'uruhinja, akazi mu rugo rwanjye ntabwo byakunda. Nuko umugabo ahita abwira umugore aramubwira uti umugore wanjye mwiza rero, shaka kuntu uwo mwana umurambika hasi, sinzi ahantu uri bumushyire, ariko tujye gukora akazi kubera yuko urumva ko amafaranga ari bwiyongere. Nuko umugabo abwira mabuja we aramubwira uti mabuja nta kibazo, turaje dushake ukuntu twiranja tureba ahantu dushyira umwana, ariko twese uduha akazi, dukeneye amafaranga byihutirwa. Nuko arangije aramubwira uti okay nta kibazo, nutwongera amafaranga ndaza gushaka ahantu ukira umwana wanjye, ariko akazi turaza kugakora. Ngiye ibintu byose ndaza kubikora, mfite imbaraga, ndi umugore ubasha gukora buri kintu cyose nitaye uko cyaba kimeze. Nuko wamukira arangije arababwira uti ari we Veronica arababwira uti nta kibazo, uko mwemeye kubikora nari nanjye kureba uburyo uri buze gukora ufite n'uwo mwana. Nuko umugore aramubwira uti undi umukene aramubwira uti nta kibazo, ngewe umwana wanjye nta kibazo anteye, uyu mwana ngendana nawe mu bintu byose ngiye gukora, sinjya musiga, ni umwana wanjye nkunda cyane. Nuko wamabuje arababwira uti nta kibazo, ubwo mubyemeye akazi murakabonye, mwemerewe kujya gukora, nimwinjire. Nyagasani yahise abaha akazi. Barangije umugabo aramubwira turakoze cyane mabuja wacu, ni ukuri uradukoreye cyane, amafaranga twari tuyakeneye cyane. Bahise binjira baje gukora muri uru rugo. Gusa uyu mugore wibuke neza niwe wataye akana, yari afite agahinda mu maso yiwe, arangije ararira. Ndagira gukurikira unarebe. Umugore yahise arira, angira avuga uti iyo wavuze umwana ngira agahinda, iyo wavuze umwana nibuka umwana wanjye nataye nkamuta akiri mutoya ataramenya no kumamagara mama. Ibi ni ibiki nakoze? Nyagasani. Arangije atangira kurira. Umugore yatangiye kwicuza ibintu yakoze byo kujugunya umwana. Mana, ndagira ngo ukurikire unarebe, urebe ukuntu iyo uhemutse wirukanyira iby'isi bitakurangirira neza. Umugore yajugunye umwana, none bitangiye kumugaruka.
nuko wa mugore yaraje, ndagira ngo kurikira unarebe buri uko umugore yaje guhura na depresiyo yuko iyo abonye abantu bafite umwana biramubabaza, yibuka umwana wiwe yataye. Yaraje arangije ahagarara hano hejuru atangira kwitegereza uyu muryango w'aba bombi. Ni abakene, ariko nubwo ari abakene bubona ko bishimiye ubuzima barimo. Arangira aravuga uti, wa mugore ahita avuga uti, wo bita Veronika aravuga uti, mani wa mu buzima nk'ubw'abariya bantu nyagasani, ibaze ko ufite ibi bintu ariko ugatangira kwifuza ubuzima bw'abakene. Arangira avuga uti, ubu buzima mbayemo ntabwo mbwishimiye, byibuza uriya muryango wo urishimye kubera yuko ufite byose, barishimye, bafite amahoro, bafite n'umwana. Nyagasani ndagira ngo kurikira unarebe, mana basi yuza kumbwira yuko umugabo wanjye ko yari yanyijeje yuko ibintu byose tuzabinyuranamo, none akaba yarapfuye, nkaba narasigaranye njyenyine nta n'uruhinja mfite. Yo bivuze ngo na wa mugabo umwe wamutegetse kujugunya umwana nawe yarapfuye. Nyagasani aravuga uti, ibi ni ibiki nikoreye ubuzima bwanjye bwose, nzahora mbyicuza. Bivuze ngo umugore yatangiye kugira agahinda gakabije na depresiyo, yatangiye kwitegereza ahantu bateretse ka kana. Nyamara wibuke neza, ka kana ni uno muryango wa Atoraguye. Ndagira ngo kurikira unarebe, umugore agahinda karamwishe, aravuga uti, ndumva mfite amatsiko yo kujya guterura kariya kana. Yo asigaye abona abana b'abandi akifuza kubaterura. Ndagira ngo kurikira unarebe, byamwanze mu nda aramanuka agenda basabe basi aterura umwana. Babandi nabo gukora barakora, ariko umutima uba uri ku mwana, ni umwana Imana yabibehereye. Yo disi wa mugore yaraje amaze kugera hano arabwira uti, ese uyu mwana ntago ari kubarushya, mwazanye nkamubafasha? Nuko uyu mugore aramubwira uti, oya nta kibazo, buri uko dukoze twebwe turahaguruka tukaza tukamwitegereza. Nuko wa mugore arababwira uti, nta kibazo, nimba nta kintu babangamiyeho mwamuma nkamuterura. Nuko wa mugore w'umukene aramubwira uti, mwana se bupaturo, urumva koko tutaba turi kugusuzuguza? Nuko aramubwira uti, nta kibazo, njye ni uwo mwana muterure, ndaza kumwitaho, mwebwe mugende mwe mukora akazi kanyu, uyu mwana ndaza kumwitaho. Bararebanye, bamaze kurebana mwanjye aravuga uti, tumumuhe nta kibazo. Nuko umugabo aramubwira uti, nta kibazo mumuhe, uyu mumama ni umuntu mwiza, urabyizeye neza tumumuhe? Umugabo aramubwira uti, nta kibazo mumuhe. Reba disi nabo batangiye gukunda aka kana. Nuko wa munuza wa mugore arababwira uti, nta kibazo, nubigireho ikibazo, uyu mwana ngende ndaza kumwitaho, mume ngende mbe ndi kumwe nawe, mwege mugende mukora akazi kanyu. Yo abakene disi barakora bakaza bakitegereza no kukana, bye bakuntu baba bagahangayikiye. Anje aramubwira uti, nta kibazo, natwe tugiye gukomeza tube dukora ibyo twari turi gukora, uwo mwana uba umuturebera. Yo barakwereka wa mugore yitegereje umwana hano, agiye kureba abona ku itama ry'umwana hari akamenyetso. Ndagira ngo kurikira unarebe. Nuko wa mugore w'umukene aramubwira uti, nta kibazo, fata n'aka kantu uze ukamutwikiriraho. Gusa uyu mugore abonye akantu kari ku itama ry'umwana arikanga. Nyagasani ndagira ngo kurikira unarebe. Nuko umugabo aramubwira uti, uyu mwana uze kumwitaho, natwe mu ngubu niyo mahitamo yonyine, uyu mwana niwe gisubizo cy'umuryango wacu. Nyamara umugore yahise amera nk'ucitse intege. Bivuze ngo akamenyetso kari ku itama ry'umwana gafite icyo kavuze. Ni witegereza neza uyu mugore nawe afite akantu ku itama, bivuze ngo ajya kumujugunya yari abizi ko afite akamenyetso. Nawe ubonye umwana wawe kabone nubwo yaba yarakuze utamuheruka, uhita ubibona kari uwawe. Umugore yarikanze yinjiza umwana mu nzu hano, shishi itabona, mu bwoba bwinshi ngo yitegereze neza, araza aricara. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Uyu mugore yakuyeho yitegereje neza, arebye abona n'umwana we. Nyagasani aravuga uti, ibi bintu ntibishoboka, umwana wanjye nataye, ntabwo wabimbwira neza ko nyuma y'umwaka umwana wanjye ari uyu nguyu. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umugore yararize aravuga uti, mana kuki ibintu uri kubinkora? Ni ukubera icyo uri kunyuza mu bintu nk'ibi ngibi? Ntabwo umugore ari kubyumva. Ndagira ngo ukurikire unarebe. Umugore yarebye hirya arikanga, bimuteye ubwoba. Barakwereka sasa wa mugore yarinjiye.
nuko akimara kwinjira aramubwira uti nari nje kureba ku gahungu kanjye, nizere yuko katigeze kagutesha umutwe. Umugore uri hano yifitiye amagambo menshi, aramubwira uti ako kana kajya gakunda kwiriza cyane, abantu benshi batinya kugaterura nyagasani. Nyamara uyu mugore yamaze kubona yuko aka kana arake, nuko ahita amubaza uyu mwana wamukuye hehe. Nuko umugore biramutangaza, nako nabyaye ako kana ni umugisha Imana yanyihereye, rero nuko iki uri kumbaza ubundi aho namukuye nyagasani. Nako mumereze adakomeza kukurushya, imba yakuruhije nta kibazo, ibindi ndaza kubyikomereza. Umugore ari hano ntago azi ko bamaze kubona ko uyu mwana ari uw'uyu mugore. Amubwira uti wakoze cyane, kandi uyu munsi twishimiye gukorana nawe, twifuza kuzongera gukorera umubosi umeze nkawe, uri bosi mwiza nyagasani. Amubwira uti kugira abana ni ikintu kigora cyane, abana bararushya, ariko twamaze imyaka 15 nta mwana tugira ngi n'umugabo wanjye, Imana ririza kutwihera umwana. Umugore yahise asohoka aragenda, nyamara uyu mugore yamaze kumenya yuko uriya mwana bafite ari umwana wiwe nyagasani. Hari agasinyare cyangwa se akantu kabaga ku itama ry'uriya mwana, yabibonye ahita abibona ko ari umwana wiwe. Reba agahinda noneho ngo karamwica nyagasani. Umugabo we yaranapfuye asigara wenyine. Umugore yasigaye avuga uti ibi ni biki nikoze, ubuzima bwanjye bwose narabwishe. Reba kuna agahinda gatangiye kujya kamwica nyagasani. Nuko umugore asigaye hano ari kuvuga uti mugabo wanjye ibi ni biki wankoze, ndebera impano wansigiye yo kunyicisha agahinda, kuki nemeye nkakumvira, nyamara ubu ngubu yaza kuba ari hano mba nishimye. Umugore aravuga uti ibi ni biki nikoze nyagasani. Umwana wanjye ubu yakuze azi ko nta mama wiwe agira, ubu azakura azi ko bariya ari bo babyeyi biwe kandi ari njye wamubyaye. Umubyeyi yakomeje kurira cyane, agahinda karamwica nyagasani. Nyamara niwe wataye umwana wiwe. Ndagira ngo ukurikire unarebe, ndagira ngo ukurikire urebe ukuntu hari ibintu ukora utatekerejeho bikaza kukugiraho ingaruka. Bataye umwana kubera amafaranga, none naho umugore yayaboneye umugabo we yaragiye, none asigaye ari wenyine mu nzu ya wenyine. Aravuga uti nderekeza hehe, reka nsubireyo njye kureba umwana wanjye nyagasani. Yahise avayo yirukanka ngo ajye kureba umwana wiwe, nyamara umwana yatoraguwe n'undi muryango w'abakene, gusa bamwitayeho nabo nta rubyaro bari bafite nyagasani. Barakwereka sasa wa umugabo wanyura uriya mugore umwe twatangiye w'umukene batabara akana, yari akiri hano ari kunywa amazi. Aramubwira uti wa mugore wawe ari hehe nyagasani. Aramubwira uti kubera icyo uri kumushaka, ubu ngubu yatashye yagiye mu rugo agiye kugaburira akana. Aramubwira uti ndamushaka nonaha, hari ikintu cyanjye afite cy'ingenzi nyeneye kumukuraho. Uriya mwana wiwe afite nasanze hari ahantu muzi, uriya mwana ni umwana wanjye nyagasani. Aramubwira uti ntabwo ibyo bintu bishoboka, uriya mwana tumaranye nawe imyaka myinshi, kandi twagerageje gushaka ba nyiri uriya mwana ntabwo bigeze baboneka imyaka yose twamaze nyagasani. Umugore yagize ubwoba, ndebera kuntu ibintu yakoze bitangiye kumugaruka. Umugore yabaye nk'umusazi arirukanka nyagasani. Umugabo wari uri hano yari kwinywera amazi biramucanga. Ndagira ngo ukurikire urebe iyi nuza ntuyicike uyisoze yose nyagasani. Umugabo we byaramucanze agumye yinywera amazi. Urebe ingaruka z'icyaha, urebe ibintu umugore yakoze bitangiye kumugaruka. Umugabo yamaze kwinywera amazi, akimara kwinywera amazi ndagira ngo ukurikire unarebe, nuko akimara kunywa amazi ahita avuga uti reka nitahire, n'ubundi akazi twari twaje gukora ahangaha kararangiye. Umugabo yahise ataha nyagasani. Barakwereka wa mugore yagarutse hahandi bajugunye umwana nyagasani, yaje yakuyemo n'inkweto, agahinda ari kose ku maso. Ndagira ngo ukurikire unarebe, urebe ukuntu ibintu yakoze birimo biramugaruka, urebe icyo bita ingaruka z'icyaha. Umugore ibintu yakoze byaramugarutse, agaruka kureba umwana, nyamara bitagishobotse, umwana yaragiye.
ari uriya batwaye, yanze kubyemera ko ari uriya yabonye, aza kubyirebera koko. Yo nyagasani, yatangiye kwibuka igihe yarwanaga n'umugabo ari kumubwira uti sinshaka kujugunya umwana wanjye. Umwana aribwo bamwoherezaga mu ruzi akamanuka akaza gutorwa n'abandi bantu. Yo nyagasani, umugore agahinda karamwishe, yicara hano kugenda biramunanira, aravuga uti ibi ni ibiki nikoreye, nikoze mu nda, ni ukubera iki Mana wemeye ko biriya bintu biba? Basi mbabaruma amahirwe uriya mwana agaruke. Yo nyagasani, reba ukuntu agahinda katangiye kumwica. Umugore yaraje ahagarara hano hejuru. Nyagasani, aha ni hahandi ibintu biba ugatangira no gutekereza kwiyahura. Nyagasani, umugore yaraje ahagarara hano hejuru ku kiraro, atangira kwitegereza hasi. Nyagasani, agahinda katangiye kumwica. Yo urebe ukuntu ukora ikintu kimwe kigatangira kugukurikirana ubuzima bwawe bwose. Yo nyamara yaza kuba agifite uriya mwana mu gihe umugabo wiwe yagiye, niyo wakabaye ubu ngubu ari kumuhoza bari kumwe. Nyagasani, none reba byose bimuhuriye icyarimwe. Agize kuba yabonye umwana wiwe baramutoraguye, akaba n'umugabo wiwe yarapfuye. Nyagasani, barakwiga sasa batugarure hano. Ba baturage bacu hano bari bavuye gukamisha bari kumwe n'akana bagahetse. Yo nyagasani, kumbe nureba neza wa mugore afite na kagatebo batoraguyemo uyu mwana. Nyagasani, ndagira ngo kurikira unarebe kari agatebo kari kazingishije n'isashi. Yo bari bakiva gukamisha, kumbe wa mugore yakomeje kugenda bakurikira. Reba ahantu ari kunyura, yakuyemo n'inkweto, arimo aragendesha ibirenge ahantu nk'aha ngaha utakizera n'umutekano wawo. Umugore yabaye nk'umusazi. Reba ukuntu ari kuvuza induru, ari kugenda atabaza uti mwana baye ahantu ndi ntago mpazi. Nyagasani, arimo aragenda ahantu atazi. Ageze hano yahise ababona, aravuga uti muhagarare, ni mwebwe nashakaga, nahoze kare ndi gushaka wowe. Aka gaseke ndakazi, aka gaseke agatebo niko umwana wacu twamujugunyemo. Nyagasani, aravuga uti uyu mwana ni uwanjye, uyu mwana mufite ni uwanjye, ndabinginze basi bwa rimwe ni munsetse. Yo umugore aravuga uti ibintu uri kuvuga ni ibiki? Uyu mwana ni uwacu. Umugabo aravuga uti uyu mwana ni umwana twatoraguye amaze igihe kandi amaze ku mwana wacu. Arababwira uti uyu mwana ni njye wamujugunye, ni njye wamujugunye n'umugabo wanjye, tudashaka ibintu bizatwongerera krize mu rugo rwacu. Nuko wa mugore w'umukene aramubwira uti ntabwo ibyo bintu bishoboka, uyu mwana yaramaze kuba nk'amaraso yacu, ntabwo rero twakwemera kumuguha. Uyu ni umwana Imana yatwihereye. Yo twari tumaze imyaka 15 nta mwana tugira. Umugore aramubwira uti waba uzi agahinda mpura nako, waba uzi ukuntu mbana n'ihungabana ry'uko nataye umwana wanjye. Yo nyagasani, arababwira uti mumbabarire, mfite ibintu byose, mfite ubutunzi bwose nawubaha, ariko basi mumbabarire munyihera umwana, aho kugira ngo nkomeze mbeho buriya buzima butanshimishije habe na gatoya. Basi mumbabarire munyihera uwo mwana, ndabinginze, mfite ibintu byose ariko bimbera ubusa kubera yuko nafite uwo mbyishimanamo nawo kandi mfite umwana. Amafaranga nta navuze mu gihe udafite ibyishimo. Basi bwa rimwe ni munsetse, munyihera umwana wanjye nongere musubirane. Yo nyagasani, umva amagambo. Umugore yabaye nk'umusazi, arababwira uti nibyo byishimo byanjye byonyine naba mfite, kuko n'umugabo wanjye ubu nawe nyigira. Basi nimumbabarire munyihera umwana mutahane. Nyagasani, yo uyu mubyeyi nawe yabonye ukuntu uyu mugore afite agahinda ari kurira, aravuga uti munyihera umwana. Batangira kwizera kuko ko wabona uyu mwana kuko ari uwabo. Nuko aramubwira uti haguruka, bikomeza kurira, turi kumwe nawe. Yo nyagasani, wa mugore yarahagurutse. Yo reba ukuntu agahinda katangiye kubica. Batangira kubona ukuntu uyu mugore afite agahinda, aramubwira uti mumbabarire basi, ndabinginze munyihera uwo mwana, nibyo byishimo byonyine mu minsi isigaje kuri iyi si.
byonyine naba nsigaranye mumbabarire mu uwo mwana, nicyo kintu cyonyine, ni wo mutungo ukomeye urutana biriya byose mfite, nakemera nkabibaha ariko mukama umwana wanjye. Aba bose agahinda karabishe, batangira kurira cyane birabarenga, ndagira ngo ukurikire unarebe. Ndebera agahinda karabishe, nuko umugabo aravuga uti uyu mugore nakomeje kumwumva, reka twemere dutanga uyu mwana nubwo natwe yari amaze kuba zimwe mu ngingo zitugize. Nyagasani nabo bari batangiye kumukunda, wibuke neza bakimubona barishimye baraserebura, baravuga uti aka ni akamarayika Imana iduhaye. Nuko umugore aramubwira uti akamarayika ngiye kongera nkagusubize, ariko basi unsezeranye ko uyu mwana uzamwitaho. Basi jya umpa amahirwe, niyo byaba iminsi 2 mu cyumweru nze nsura uyu mwana, kubera yuko ndamukunda. Umugore yararize nta nubwo ashaka kurekura umwana, aramubwira uti uyu mwana nanjye nari ntangiye kumukunda, nari ntangiye kumva nkaho ari ngiye kuko wamwibyariye bya nyabyo. Nyagasani agahinda bose karabishe, batangira kurira. Aha ninde uri butanga umwana, ndagira ngo ukurikire unarebe. Nuko umugore arababwira uti nta kibazo, ibyo muzakenera kuri uwo mwana niyo mwajya mumusura, ariko basi mumume niyo yajya ndaza umunsi umwe, undi munsi akaza kubareba, ariko basi nitwe ko ari ngiye mama w'uyu mwana. Nyagasani atangiye no kugira ngo banegosiye iby'uyu mwana, arababwira uti basi mwanaza mukazajya muba mu rugo, uyu mwana ukajya umurerera mu rugo, nabyo nabyemera. Nuko wa mugore arishima aravuga uti urakoze cyane. Nyagasani barishimye, yarababwiye uti nimushake muzaze mube mu rugo. Nuko wa mugore aravuga uti bya bindi byose twifuza guhabona tugiye kubibona. Nyagasani reba kuntu abantu b'abakene bigirira umutima mwiza. Nyagasani umugore yarababwiye uti munyihera umwana, nta kindi mbasaba, kugira uwo mwana nibwo buzima bwanjye, naho namufite nta kindi kintu naba nyiramira kuri iyi si. Bahise bakuramo umwana, barangije bamuha umugore, baramubwira uti dore nguyu umwana ngaho mutware. Nyagasani bemeye gutanga umwana, ndagira ngo ukurikire unarebe. Barangije baramubwira uti nta kibazo, aka kana turakaguhaye, ariko turifuza ko uzaba mama wako mwiza. Nuko umugore aravuga uti mbega kuntu binezeza guterura umwana, reba ikintu nari narabuze ubuzima bwanjye bwose, reba ibyishimo nari naritesheje ubuzima bwanjye bwose hejuru y'umugabo wanjye wanshutse. Nyagasani barahoberanye barishima, barangije bose bakora ku mwana, ndagira ngo ukurikire unarebe. Reba kuntu iyi nkuru ibabaje, mwibutsa gukora like, comment, share ndetse na subscribe kugira ngo izi nkuru ujye ukomeza uzirebe ari nyinshi.